mudugudu rero gira ikintu ukora kuri izi mbobo dore n'ejo bundi banyanuriye imyenda rero hanyuma igiye aha mubuze iki telefone ngewe nabyumvishe babigambana ka gahungu kambaye ingofero n'uwo w'ibisatsi babigambanye numva mubafate babibahe mufate ako k'ibisatsi karabereka hunda Abaturage b'umudugudu wa Zirakamwa turabashimiye mwitabiriye inama mwahageze rero tugiye gutangira inama yacu tubahaye ikaze. tumaze gushimira mudugudu rero kuko twakiriye mu nama ariko nk'abantu dushinzwe kuba ari n'abaturage arebera ku manywa na nijoro ni mu nizi biganza no twakire mudugudu mu muco wa Kinyarwanda rimwe kabiri gatatu. Mudugudu rero nk'umuntu ukunganira ku manywa na nijoro turakwakire kandi turakwishimiye. Abangaba ni abaturage bawe mu mudugudu no mwisibo kandi urabizi ku manywa na nijoro ariko umwanya ukurikiraho n'uwawe ijambo niryo kandi urarihorana ahubwo je uhawe ikaze hari ikibazo tutera abaca mu ijambo uretse gatoya mudugudu twongere tumunye ikaze uramugeze je mfite ikibazo rwose namfasha rwose ngiye mfite ikibazo noneho tugeze muri aka kanya keza kuko maze kunyakira naye ndanezerewe nk'abaturage bacu ndabona nta kibazo bisa noneho mfite ikibazo umuyobozi ufite ikibazo reka duhakanye icyifuzo cyawe cyari cyo twumve icyo tugomba gukora kabisa dore njye mfite ikibazo ahubwo nakikubwira no mu kazi kabisa bamaye ijambo nyine mvuga wicyo ngiye no mu kazi ariko sundi urasute nabi nyine ngiye mu kazi okay nakubwira ikibazo mfite muyobozi yego tubwire okay dore ikibazo mfite muyobozi urabona inkweto zancikiyeho do nubwo ubona dore n'inkweto zaracitse kandi nta n'isengeri igira gihe wanditse nk'ivugira ikibazo wanditse kumbongamira nkibwira mudugudu ikibazo cyanjye kuraza kugerwaho nawe ukavuga icyawe wanditse nk'ivugira muyobozi dore inkweto zaracitse kandi nubwo mbona gutya nta mafaranga meruka gukorera n'akazi mbonye yose ndaranyanyweye nese amaboze n'isiko kwa nese aha ni muri arofire nawe huje nuniza singomba kuvuga ikibazo cyanjye dore nta n'isengeri nambaye kwamaze gusa ntabwo uri kubona nta n'umukandara ngira nta n'umukandara ngira umugabo gusa nuniza sindi kuvuga ikibazo cyanjye niba ndi kuvuga ibyambase njye nkunda kwinywera inzoga sibyo njye nkunda kwinywera inzoga tuze reka twumve yatubwiye ibibazo bye twabyumvishije nk'atwe dushinzwe umudugudu hano kandi twifuza ko abaturage bacu bagomba gutera imbere bakava mu myanda ubu rero tugomba kumenya isura isi bakoreramo tukiga ikibazo tukagikemura. ubundi ibintu by'umudugudu muba mumbwira ngo murigaho nta munsi nababwira ikibazo cyanjye ariko sagurukana nigendera inama yanyu muyiguma reka muguma akore n'imbwa umuntu umugara kundeba inkweto mu kuko ari nimbwa n'umutimba kwa Rudombo nese kunangana ese niyo ngingo mwe twaje kwiga none turamugabo na byagenda bite ese natuvangiye ese mudugudu twavuze ntabwo byumvise mudugudu aravuze ngo twiga ku kibazo ngo tumenye isibo namenye isibo itari yanyu ariko namwe mwabagabo mwaretse twumva icyo mudugudu avuga mwaretse guteza urusaku ese muravugiye mwahereye karabaye utejejwe n'urusaku se mureke gusakuza nta mugabo usakuza wa mugore muceceke ni muceceke umugabo baganira inama turi kugira ese mwakumviye uyu mudamu mubona adahetse nk'akara kambaye ingofero n'urusaku rwawe ateje muri mu make ibintu byose se mba nkabwiye ahubwo uri gusakuza mu tari n'urusatsi nawe nsakuze se je mu ntungabo ndasakuza nicyo cyakuzanye se kundebera umusatsi none se reka mbabwire ukuntu bigenze uyu munsi uzi ko mu nama dusebye ngo akagabo ngo ni akagabo uranga afite urusatsi ngo uriya nawe ngo turasakuza none ngo turasakuza umuyobozi ngaha mudugudu ntakubaza wageze ku reka njye mbunganira nageze ku mashyi reka njye mbunganira uzi ko uyu munsi dusebye tunenzwe n'umugore wawe tunenzwe n'umugore mutuze twumva inama umuntu w'umugabo ubabajwe ko umugore akunenze wakosoye none se n'ababarambujijwe ni mudugu ngenda asaba ubuyobozi mukanabuma nkayobora abo uyobora ndewe niyo urayobora umudugudu nasa atarigeze ayobora abanyeshuri bajya no kuri toilette kumya urashaka uruzi ushaka kunkuraho ushaka erega ntago nagukura erega wanangira na mutekano urabona muri abo bose atari njye ufite ubwenge ako se mwabaturage njye uriya muhungu ndabona cyarasaze kirwaye no mu mutwe umuryango w'iwabo no mu bwami bw'iwabo nta n'umuntu wigeze uyobora n'abanyeshuri bajya kuri toilette kunyara nta n'uwigeze avuga avuze n'induru
nta n'uwatanze n'amatangazo ngo umuganda uzaba. urumva ukeneye kuba umutekano. ndasabira umusaza kumwicaza ahandi. mwicaza he ukanyicaza he? bicaza umusaza se Njyewe umutekano ahubwo reka mpagume. Njyewe ashinzwe umutekano muri uyu mudugudu nurangiza uvuge ngo turakwiruka. ariko rero nawe ntabwo wakagombye guhaguruka, abandi baricaye wowe urahagurutse uje guteza akavuyo. wowe icara tugufite icyizere tuzakomeza kuba umuyobozi. wowe wisutama ntabwo wisutama ariko nanone burareka nkubwire buriya umuntu ushinzwe umutekano iyo bibaye ngombwa aranahaguruka. narumerwa oya ntabwo ntuhaguruka ariko umusuzugura n'umudugudu arakubwira ati haguruka ugahaguruka. ubwo se ansunzuye ku bwami umuyobozi w'umurenge namubwira ko twige ku byatuzanye ibibazo numve muri uyu mudugudu, ubusambanyi, umutekano, gutatanga mituweli. Ibyo nibyo dushaka kwigaho kugira ngo ibibazo bikemuke, kuko umuturage wese agomba kuba yishyuye mituweli kandi akagira umutekano, tukagira abana beza, tumve ngo ubusambanyi n'umudugudu bikagenda neza. umutekano ubusambanyi ngo watanze mituweli intanga se njye wari wabona ndwara ugize ngo bamusimbuka wiba bavuze no umutekano bamusimbuka wiba uretse buraka bakabaza baguhebebeshe mu kanya ndawe hanyuma wowe utarango wari ufungiwe iwawa iwawa se kugira ngo nari njyanyoni ndi kuganira gusa bisatwe nta n'ikibazo nari mfite wikumva nta kindi kibazo cyari cyane areka sha mwagiyemo iki nta kibazo rwose. izo ni inkoni wakubiswe zatungana gutya hanyuma kuki nta wundi mungana inde se to umubuye mu buryo se wagiye iwawe uzi ukuntu bagabura amanyama amakoko ubuhekenya iwawa usana umubyungana gutarugera bikibaho. muyobo wabumvishe abantu b'abajura dufite muri uyu mudugudu wacu no mu isibo urabuyumviye babivuze uri kubyumva kandi njye nabumvirije mbatega n'amatwi. ubwo se uzagira umunwa kugeza rya ngomba gufata imyanzuro y'aba bantu rwose kuko urabona bananiranye, hanyuma ushinzwe umutekano nkakunganira. mudugudu rero gira ikintu ukora kuri izi mboba, dore n'ejo bundi banyanuriye imyenda naranitse ndayibura. kumbi n'aba basore ni udusoresore tuba tucungacungacunga, reka umuntu ajya mu nzu tukamucunga. gira ikintu ukora kuri izi mboba ziri muri uyu mudugudu ziteje umutekano muke. nabiyumviye ikibazo cy'abajura turaza tugikemure, reka tubanze dukemure ikibazo cya mituweli. mbese madamu watanze mituweli? narayitanze, narangije kuyitanga, ahubwo reka mpoze umwana. uyu mubyeyi rwose njyewe ndabizi ni umuturanyi mwiza, mituweli yarayishyuye rwose nta kibazo, nubwo agiye guhoza umwana ariko mudugudu mituweli rwose yarayishyuye nta kibazo. uramubyeyi ntago ajya agorana pe kuvugira umubyeyi warayishyuye. rero mudugudu buriya nubwo nanjye ndi umuyobozi abashinzwe umutekano kandi mvugiye n'ura mubyeyi ugiye, ariko mituweli ntabwo nari nayishyura, ariko ndimo ndabizirikana bya bitoki nimara kubyenga inzoga igashya nanjye nzayishyura muri minsi, nzajya kuri sako, ariko nisabye imbere y'abaturage rwose muri no minsi nzayishyura. ngaho nyumvira umuntu w'umuyobozi wa mugabo we ubu nkufunze waba atari wowe wisize. wakijyanye se hakiri kare n'umuntu ko kitubangamiye icyo cyadushinja ahubwo tubaracyakore mudugu mugutwara ega ndamujyana mwe nimutuze. ndabona n'umushyitsi twari dutegerejeho ku karere aje, reka aza abaganirize ababwire ikimugenza. koko gusizira mu nama ko yaje twakira umushyitsi se mudugu none batari se bariya ni ibisambo, ngiye kujya kubafunga mu kanya, ariko abandi bo ni bazima. ibisambo ni ibisambo, hari raporo zabo dufite tugiye kujya kubafunga bo. ambo rero nta mwanya uhagije mfite kureba ikibazo cya mituweli. niko mutanga mituweli? yego rwose barayitanga neza, abaturage bacu nta kibazo. ye muyobozi ngewe mfite ikibazo, kandi ikibazo cyanjye ndakivugisha mudugudu hamwe n'uyu muyobozi w'akagari. nagira ngo nyibabwiye twenyine n'aba bose batari kumva. umaze kubyimba bashobora kuba bafite ikibazo yaza akatubwira kugira ikibazo cyo gikemuke. icyo kibazo ni ikemwa asanga kiri seri icyo kibazo.
God have mercy upon us. noneho ugafata telefone zari hano zigiye he telefone zarashyira zigiye telefone zari hano zigiye he yemerewe ko telefone zarashyira Iruka mujya kuganira hara hirya. bazi byese uzazihari abivuga ngo ntiyegure abivuga mwese ntabwo nk'iyo umuntu abasize mwese undi muhungu wari uri hano undi agiye Ntabwo twamenye igihe yagendeye. bafatanyije ni mubire Iyo yagiye muri touch areba ibye, nanjye ndeba ibyanjye. Ubwo yaciyeho yagiye. agenda gutese kandi mwicayeho Mwaranganye. ariko ubundi mudugudu nawe ni wowe worora abajura muri uno mudugudu ugomba wawe gushakisha yewe na telefone yanjye kandi itarenze ejo birukane washaka ukuntu wigenza gushakisha Twibereye muri touch twose twirebera ibyo muri Amerika, iby'i Burayi hose. Namwe mujya kuganira nk'abayobozi mu mwiherero. hanyuma igiye Kuri yagiye ntabyo twamenye. bari kuvuga bahagaze muri kuba muhagaze imbere ya gitifu aha mubuze iki telefone ngewe nabyumvishe babigambana ka gahungu kambaye ingofero n'uwo w'ibisatsi babigambanye numva mubafate babibahe mufate ako k'ibisatsi karabereka aho undana Hey.